Yesu nashimwe kandi buri wese ahari ahadukurikirana aherereye, Uwiteka nakomeze kumuha umugisha yuko afata umwanya hanyuma tukigana izi nyigisho z'ijambo ry'Imana. Rero reka tubanze dusenge kugira ngo Uwiteka abane natwe. Turagushimiye Mwami Mana yacu, tugushimiye ko uri Imana ikomeye, uri Imana y'urukundo, uri Imana y'imbabazi, Data mwiza wakomeye ntabwo agushidikanyaho. Uyu munsi tugarutse kandi imbere yawe, ntabwo nkurinze kugira ngo ushimirwe ibyo wakoze, kandi Data mwiza tubabarire gukiranirwa kwacu kugira ngo uze kumva gusenga kwacu uyu munsi, hanyuma numara kutubabarira wumve gusaba kwacu, uyu mwene Data ukurikiranye inyigisho uyu munsi, iri joro, aya manywa y'iki gitondo, numugirire neza, numuhe umugisha, numubabarire aho yaba yakiraniwe, hanyuma ukomeze kumwigaragariza. Uyu munsi dufite ijambo ryiza cyane tubwira ngo kuko nta jambo na rimwe wavuze ritazasohora, bivuze ngo ntabwo ujya ubeshya, icyo wavuze cyose kirasohora. Rero niyo mpamvu tugushimiye ko iyo usezeranyije urasohora, niko umuririmbyi yaririmbye, hanyuma kandi uri Imana ihagarara ku ijambo yavuze. Tugire neza muri nyigisho ubwenge bwawe kandi yo gusobanukirwa byinshi, kubera ko uri Imana ikomeye, uri Imana itwitaho amanywa na nimugoroba. Ganza utegeke mu mitima yacu, ibyo byose bikure kwibahisha ku Yesu Kristo Umwami wacu, amen. Ndagushimiye wowe kandi wongeye kubana natwe. Uyu munsi dufite amagambo meza cyane, ni imirongo ntari buze kuvugaho cyane kubera ko yisobanuye. Turasoma n'ubundi mu gitabo, ubutumwa bwiza ko bwanditswe na Luka. Hano hari ubutumwa bwiza bugera muri bune: Matayo, Mariko, Luka na Yohana. Mu bakatolike tuyita ivanjiri ntagatifu zanditswe n'aba bagabo uko ari bane. Hanyuma uyu munsi rero ngiye gusoma yanditswe na Luka. Luka chapter 1 ni 200, umurongo wa 37 ndetse n'uwa 45. Uyu munsi dufite inyigisho ifite umutwe uvuga ngo nta jambo Imana yavuze ritazasohora. Nta jambo Imana yavuze ritazasohora, niko yabyandikishije muri Yesaya. Reka wenda amahere mu butumwa mu gitabo cy'umuhanuzi Yesaya igice cya 14 umurongo wa 24, aravuga ngo Uwiteka Nyiringabo ararahiye ati, ni ukuri uko nabitekereje niko bizasohora, kandi uko nabigambiriye niko bizaba. Nzavunagura Abashuri mu gihugu cyanjye, kandi nzabaribatira mu misozi yanjye miremire, maze uburetwa bakoreshaga buzavaho, n'umutwaro babahekeshaga uzava ku bitugu. Yesu nashimwe. Uwo niwo mugambi wagiriwe isi yose, kandi uko niko ukuboko kwaramburiwe amahanga yose. Ubwo Uwiteka Nyiringabo ari we wabigambiriye, ninde uzamuvuguruza? Ukuboko kwe kurabanguye, ninde uguhina? Ni amagambo meza nkunda cyane, akagendana n'irindi jambo ryanditse mu Baroma ngo, Abaroma igice cya 8 ngo none ubwo Uwiteka ari mu ruhande rwacu tuvuga iki? Rero ni amagambo nakunze, ari inyigisho nifuza ko tuza kugaruka uyu munsi. Avuga ngo kuko ari nta jambo Imana ivuga ngo rihere, ngo uko Uwiteka yabitegetse niko bizaba ndetse niko bizasohora. Ndetse reka tunasome n'amagambo ari meni turaza kwibandaho uyu munsi, dusanga mu butumwa bwiza bwanditswe na Luka igice cya 1 umurongo wa 37 n'uwa 45. 37 aratubwira ngo kuko ari nta jambo Imana ivuga ngo rihere. Hanyuma 45 akavuga ngo kandi hahirwa uwizeye kuko ibyo yabwiwe n'Umwami Imana bizasohora. Mariya aravuga ati, umutima wanjye uhimbaza Umwami Imana, n'ubugingo bwanjye bwishimiye Imana umukiza wanjye, kuko yabonye ubukene bw'umuja wayo. Kandi uhereye none n'ibihe byose bazanyita uhiriwe, kuko ushobora byose ankoreye ibikomeye, n'izina rye ni iryera. Imbeba ze ziri kubamwubaha, uko ibihe bihaye ibindi. Yerekanishije imbaraga ukuboko kwe, atatanyije abibone mu buryo batekereza imitima yabo. Ariko meni turibanda kuri 45 ngo kandi hahirwa uwizeye kuko ibyo yabwiwe n'Umwami Imana bizasohora. Yesu nashimwe. Ni imirongo nifuje ko tuza kugarukaho cyane muri uyu mugoroba, kubera ko ni amagambo y'ihumure kuri benshi, ni amagambo y'impuguro. Hanyuma nkunda kwifashisha fagiti cyane. Iri jambo ravuga ngo
Luka 1:37, kuko ari nta jambo Imana ivuga ngo rihere. Njya nkunda kubaza abantu ese buriya ubuhanuzi twizera ni ubuhe? Ni ubwa Bible, ubwo dusoma, ni ubwo tubwirwa n'abahanuzi, ni ubwo dukura mu nzandiko zitandukanye, ese ni ubuhe? Ariko buriya ubuhanuzi butavangiye bwa mbere dukwiye kumenya no kwemera mu mitima yacu ni ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana kubera ko niryo riduhamishiriza, ariko akavuga ngo umukiranutsi wanjye azabeshwaho no kwizera. Ubwo bya bindi byose bizatera, ubwo bizabaho, umukiranutsi wanjye azabeshwaho no kwizera. Yesu nashimwe. Niyo mpamvu 45 atubwiye ngo kandi hahirwa uwizeye, kuko ibyo yabwiwe n'Imana bizasohora. Bisohorera uwizeye. Kwizera ni ukumenya rwose udashidikanya bitaraba. Rero ukwizera niko kwagiye gutsindishiriza abagabo ba kera ba mbere. Rero iyo dusomye hano bavuga ngo kuko ari nta jambo Imana ivuga ngo rihere, ndakubwiza ukuri mwene data, uko Uwiteka yabiteguye, uko yabigambiriye niko bizasohora. Hari igihe wicara akakubwira ati uziga, heya ari ibintu tujya twitiranya. Imana ikubwiye ngo uziga kandi ukabona ko wari ufite inzira zo kuziga, ukibaza se bizagenda gute, ujye witegura ko hari ikintu gikomeye kigiye kuba. Ikubwiye ngo izaguha amafaranga, uba ugiye kuyabura kugira ngo yerekanishe gukomera kwayo. Bigeze babaza ikibazo ese abantu bubaha Imana, abatambyi, abavugabutumwa, abanyamasengesho n'abandi, ngo ntabwo bajya bahura n'ibagerageza kubera ko bubaha Imana? Bavuga ngo ntabwo Imana igeze igena ko umuntu umwe batazahura n'ibimugerageza, ahubwo izamurindira mu bimugerageze, imuha imbaraga z'umutima zo gukomera, kubera ko igitanga imbaraga z'umutima. Rero ibyo byose tuzabicamo. Ese tubicishwa mu gihe? Iyo dusoma mu Befeso igice cya 6, muraza kunyemerera nacyo nisome, dusome umurongo nkeneye. Abefeso igice cya 6 umurongo ku 10 niho batubwira gutwara intwaro z'Imana. Ariko munyemerere nze kugaruka ku murongo wa 15, ariko reka mbere ku wa 14 ntacyo bitwaye. Hatubwira ngo muhagarare mushikamye, mukenyeye ukuri, mwambaye gukiranuka nk'icyuma gikingira igituza, mukwesa inkweto arizo ubutumwa bwiza bw'amahoro bubateguza, kandi geretse kuri ibyo mutware kwizera nk'ingabo, ariko muzashobora kuzimisha imyambi ya wa mubi yaka umuriro. Hari igihe kigera ukumva ko wacitse intege mu mutima, ukumva wasubiye inyuma, wareba ibiri kuba ukabona nta byiringiro, ukabona nta nzira, ukumva wihebye umutima. Nta kindi kibigarura. Iyo myambi yose umwanzi akurasaho bigarurwa no kwizera, bigarurwa muri mode. Ijambo ry'Imana ni ryiza. Avuga ngo iyo dusomye ku murongo wa 16, ngo kandi ikigeretse kuri ibyo byose mutware kwizera nk'ingabo, ariko muzashoboza kuzimisha imyambi ya wa mubi yose yaka umuriro. Kuko kwizera byose Abaheburayo baragusobanura. Abaheburayo igice cya 11 hagusobanura kwizera uko ariko. Uze gufata umwanya wongera wasome kwizera, uburyo abagabo ba kera batsindishijwe no kwizera. Kandi iyo ukomeje gusoma kuri 17, umwakira agakiza kabe ingofero, mwakira inkota y'umwuka, ariryo jambo ry'Imana. Hano nkundamo intwaro ebyiri, intwaro yo kwizera ndetse n'ijambo ry'Imana, ingabo ndetse n'inkota. Birakwiye kugira kwizera, kuko ari nta jambo Imana ivuga ngo rihere. Ntarihera, yose arasohora. Ariko se asohorera abameze bate? Ngo kandi hahirwa uwizeye, kuko ibyo yabwiwe n'Imana bizasohora. Wizeye bingana bite ko ibyo wabwiwe n'Imana bizasohora? Ese iyo usoma Bible ukareba amagambo yanditsemo, haravuga ngo hahirwa uwitondera iby'ubuhanuzi kandi akabisobanukirwa. Akajya kuvuga ngo kuko witondeye ijambo ryanjye nicyo nzagukiriza. Wizera ku kigero kingana gute ko ibyo Umwami Imana yavuze bizasohora? Ni ikibazo nakibajije mu mutima, ariko nawe ukakibaza. Tubonye ko kwizera ni ingabo, ngo ni ingabo ngari kuko muzimisha ya myambi murasikaho na wa mubi. Iyo yavuze ntamuvuguruza, kuko ntacyo yavuze gihera. Iyo usomye muri Mika igice cya 6 umurongo wa 8, avuga ngo yewe mwana w'umuntu we yakuretse icyiza icyo ari cyo, none icyo agushakaho ni iki? Ni ugukora ibyo gukiranuka, ni ugukunda kubabarira, no kugendana n'Imana yawe wicisha bugufi. Ese ugendana gute n'Imana yawe wicisha bugufi? Ese ukora ibyo gukiranuka gute? Umunsi yashize nibwo nigeze kubigisha
idini nyakuri dukwiye kugenderamo iryo ari ryo. Dusoma mu rwandiko rwanditswe na Yakobo igice cya mbere umurongo wa 27, twereka gufasha imfubyi n'abapfakazi mu mibabaro yazo no kwirinda kutanduzwa n'iby'isi. Kwirinda kutanduzwa n'iby'isi. Ese majorite y'igihe umara ku munsi ukimara uri mu mwuka, uri mu mubiri? Ukimara cyangwa uri muri deba zidashira, ufite impaka zidashira? Ndakeneye kugira ngo ijoro wongere wisuzume, wongere ugire gutekereza ngo kandi hahirwa uwizeye kuko ibyo yabwiwe n'Imana bizasohora. Birashoboka ko waba ufite ibibazo bitandukanye. Hari ibibazo ufite mu masomo, mu mashuri, minerivare ntabwo iri kuboneka, uri kureba ukavuga ati Imana ese bizaca hehe? Hari amadeni ufite ugomba kwishyura, ukavuga ati Imana aya madeni nzayishyura gute? Hari mu imiryango itabanye neza, ifite ibibazo byinshi. Hari ama break up, hari ama depression agiye atandukanye. Kavuga Mana kuki watumye bibaho, kubera iki? Ariko reka mubwize ukuri, niko abaririmbyi baririmbye ngo yego niko ufite byinshi bikuremereye bituma uhora wibaza ati ese iyo Mana iri hehe? Ukayihiga ukayibura. Ariko Bibiliya avuga ngo nta kigeragezo cyiza kitari rusange mu bantu, atavuga Imana itanga imbaraga zo kugikomereramo. Rero icyo cyiza kiri rusange mu bantu ni ngombwa ko nawe ugira kugikomereramo. Nta kundi uzagikomereramo, ni ukwambara intwaro z'Imana neza kandi ukagira kwizera, kuko bisohokera abizeye, bisohorera ku bizeye. Nutizera ntibisohore, uzarenganya Imana kandi nyamara ari wowe. Niko biri, ufite byinshi bikuremereye, uri kwibaza Mana bizagenda gute? Ndabona ibibazo familiyare byabaye byinshi, ndabona amasomo biri kugorana, ndabona ku ishuri, ndabona ama excuse menshi cyane. Ariko ndakubwiza ukuri, hari ijambo ry'ihumure ngo mushake muzabona, nimukomanga muzakingurirwa. Kuko buri wese ushatse abona, ukomanza akingurirwa. Reka uyu munsi wongere ukomange, wongere ushake mu maso h'Uwiteka. Ngo kandi hahirwa uwizeye kuko ibyo yabwiwe n'Imana bizasohora. Wongere usengere kwizera kwawe, wongere ugire gukomera, usaba Imana iguha umwuka. Hari indirimbo nkunda ntabwo njya nigisha ngo nsoze ntayivuzeho, ni iya 74, igitero cya 4. 74 mu gushimisha Imana, igitero cya nyuma cyayo. Ngo numara kumwemeraho umukiza wawe, uhamye mu bandi ibyo yagukoreye, noneho ngo numara kumuhamya usabe n'Imana ibereke Yesu, bahabwe ubwo buntu wahawe nawe. Ese wowe ubasha guhamya gute ibyo yagukoreye? Ese ugira gushima gute? Dawidi yaranditse avuga ngo Uwiteka yadukoreye ibikomeye natwe turishimye. Yakundaga gushima cyane. Ese ujya ushima ibyo Uwiteka yakoze cyangwa uhora ama excuse? Hari indirimbo y'abakatolike nkunda yitwa ngo duhe kunyurwa, ngo kuki iteka iyo dusenga dusaba, ngo ni ryari tuzasenga dushima? Ni ryari tuzasenga dushima? Kuko ngo buri gitondo tubyutse dusenga dusaba, ku gicamunsi tugasenga dusaba, na nimugoroba na nijoro tugasenga dusaba. Ariko se kuko iteka iyo dusenga dusaba, ni ryari noneho tuzasenga dushima? Ni ikibazo nyine nanjye nibazaho. Ariko dukwiye kwimika Imana mu mitima yacu, kwimika Yesu akaza mbere, tukizera ko yatubambiwe ndetse akazuka ku bwacu. Ngo ufite uwo mwana nawe ufite ubugingo. Uwo mwana nta wundi bavuga ni Yesu Kristo, kuko umufite niwe ufite ubugingo. Ndakubwiza ukuri, nta kintu na kimwe Uwiteka Imana yavuze kitazasohora. Nta jambo na rimwe yavuze ritazasohora, kuko ntabwo ajya abeshya. ngo kuko ari nta jambo Imana ivuga ngo rihere. Yesu nashimwe. Ariko risohorera ba bandi bameze bate? ngo kandi hahirwa wizeye kuko ibyo yabwiwe n'Imana bizasohora. Yesu, buriya hari abakristo bajya bagwingira mu matorero tugira, akareba mu ikanisa avuga ati ngewe uko biri kose ni umukristo, ugiye nkora imirimo y'idini, ndakora ibi n'ibi, ariko ugasanga ibyo akora arashyira imbere idini, arashyigikira idini, nyamara ntabwo akora ibyo Uwiteka ashaka. Hari ijambo nakuze nkunda, nigaga banyigishije muri Bible, muri Sunday school, still ndacyaryibuka. Iri mu Byahishuwe 12:22, 22:12, aho ngo dore ndaza vuba nzanye ingororano kugira ngo ngororere umuntu wese ibikwiriye ibyo yakoze. Ngo ni Alpha na Omega, itangiriro n'iherezo. Wenda icyo mbivugiye nta kindi, menya ko ikibazo urimo itangiriro ryacyo ni Imana kandi iherezo ryayo ni Imana, kubera ko niyo izi ukuntu bitangira ikagira n'uko ibisoza. Hari inkuru nkunda muri Bible, inkuru ya Yobu, inkuru ya Yosefu, inkuru ya Daniyeli. Ndazikunda ko zitwigisha amagambo meza cyane. Bariya ni abagabo bageragejwe ariko bakizera Imana, bakanamba ku Mana. Daniyeli yasenga igihe kinini, Yobu yasenga, baramubwira itakana Imana, wowe urabona iyo Mana musenga imaze iki ituma umera gutya na gutya na gutya.
Hari igihe ugera mu kigeragezo cyangwa se ugera muri situwasiyo runaka ukumva nta n'impamvu yo gukomeza gusenga bitewe n'uko Imana itahita isubiza ako kanya. Umubwiriza yaranditse avuga ngo ikintu cyose kigira igihe cyacyo. Nk'uko habaho igihe cyo kubiba, hakabaho igihe cyo gusarura, hakabaho igihe. Buri kintu cyose kiragira igihe cyacyo. Rero ntabwo nayo izihubuka. Ifite ukuntu iba yarabiteguye. Ndabyibuka Yesu ngo baramuhamagaye ngo Lazaro umushuti wawe yapfuye. Arangije akababwira ati nimuhumure. Hashira iminsi n'atarashikayo. Arangije baravuga ati ntabwo yatubaniye. Ntabwo yita ngo ibintu byanutse bingana gute. Baramubwiye ngo Lazaro yarapfuye amaze iminsi ine mu mva yaranutse. Aravuga ngo no, ntabwo ari uko bimeze. Hari igihe nawe bizagupfana. Ubone byapfuye uko wabiteguye ntabwo ari uko bigenze. Ariko ku munsi wa kane araza akakubwira ngo kanguka, byuka. Aza birindura igitare. Byarananiranye. Reka nkubwize ukuri. Ndakeneye kugira ngo uyu munsi wongere usenge uvuge ngo Mana, kuraho kiriya gitare, numara kugikuraho wongere utegeke uvuge ngo kanguka. Ageze kwa Yayiro avuze ngo gakobwa kanguka. Ntabwo aba yitaye uko ibintu byapfuye uko bingana kose. Icyo akora ni uko azura agakiza abarwayi. Ageze ku kidendezi umurwayi amaze imyaka 38 arwaye, avuga ngo byuka bikora uburibwe wigendere. Ntabwo agombera protocol nyinshi, no. Yageze kwa Zakayo ngo ururuka ndarari wawe. Ntabwo akeneye protocol nyinshi kuko nushaka Imana uzayibona. Lazaro yuriye igiti kugira ngo ayibone, arayibona kuko yarizeye gukira. Ndabyibuka umugore amubwira ngo nkiza kutizera. Byose nawe ubwire Uwiteka gukize kutizera, hanyuma ugire kwizera. Numara kwizera bya bindi byose bizagusohoreraho, kuko bivuga ngo kandi hahirwa uwizeye kuko ibyo yabwiwe n'Imana bizasohora. Yesu nashimwe cyane. Ntabwo bizigera byanga gusohora niwizera Imana kandi uguma mu masengesho. Niko muri byavuze ngo guma mu masengesho ntabwo izakwirengagiza. Haleluya. Ngo guma mu masengesho ntabwo izakwirengagiza. Wiringire Imana, ugume mu masengesho. Ipfukamire uyisenge, uyibwire ibyawe byose, ntabwo izakwirengagiza. Hari indirimbo nkunda avuga ngo nageze aho byari bikomeye nihebye unsangayo. Urambwira uti mwana wanjye humura ndagutabaye. Ubunyangamugayo bwayo yatweretse rero tujya tuyishima. Izi gusanga mu butayu ikaguha amazi. Hari igihe uzashika mu buzima wumve burashaririye cyane, ariko burya ujye wizera ko bugiye gucya. Ngo ihanganire igicuku utegereze igitondo, kuko inkoko yabika cyangwa se itabika buzacya. Igitondo kizaza, si buri gitondo cyose inkoko ibika, buzacya. Ikindi kandi ube dependent kuri Yesu, ntukabe dependent ku bantu. Uzizera Imana kurusha uko wizera abantu. Uzakunda Imana, utinye Imana kurusha uko ukunda abantu cyangwa se utinya abantu, kubera ko Imana niyo shingiro ya byose. Kuba muri yo nibyo bitanga amahoro yo mu mutima. Niko bavuze ngo amahoro Yesu atanga aduha kurenga ibibazo, tukabibona nk'ibitariho, hanyuma tukagendera mu ntsinzi. Iyo umaze gusoma ijambo ry'Imana, ukagera kuba mu masengesho, warangiza ukagera gukora ibikorwa by'urukundo byo gufasha gukunda abantu. Imana irakunda abantu cyane. Icyo gihe ndakumenyesha ko ubikiwe byinshi mu ijoro. Rero icyo nagambiriye kukubwira uyu munsi nta kindi, kuko ari nta jambo Imana ivuga ngo rihere, kandi ngo hahirwa uwizeye kuko ibyo yabwiwe n'umwe Imana bizasohora. Humura ibyo uri gucamo, ibyo byose ubona bikubangamiye. Yabwiye umusozi ngo witikimbire umugaragu wa Zerubabeli. Uyu munsi twasenga nawe uwo musozi ukuri imbere ugahinduka ubusa, ugahinduka ikibaya, Yeriko ikariduka ikagwa hasi. Yesu nashimwe cyane kubera ko ajya abasha kubiritura akabikuraho bikavaho. Amahoro Yesu atanga azaduha kurenga ibyo byose, tukabibona nk'ibitaro, tukagendera mu ntsinzi. Ndakeneye ngo nawe ubirebe nk'ibidahari, ubikandagire ugendere mu ntsinzi. Abisiraheli bageze ku nyanja buri uko bambuka. Arangije Mose ajya gutakira Imana. Imana ivuga ati se Mose bigenze gute kuje hano? Kandi ababwira ngo Abisiraheli akivuga ati oya, babwire bakomeze bagende. Urwo rugamba uri mu Rwanda si urwawe. Niko yavuze ngo Uwiteka rubarwanye nawe mwicecekere, ngo mwihagarariye gusa murebe agakiza Uwiteka rubazanira uyu munsi. Ngo kubera ko Abanyegiputa mwabonye uyu munsi mutazongera kubabona ukundi, kubera ko ibyo bibazo uri gucamo uyu munsi utazigera ubicamo ukundi, kubera ko utabawe. Niko Yesaya yavuze ngo byuka urabagirane kuko umucyo wawe ukurasiye. Yesu nashimwe cyane. Mba numva afite amagambo menshi yo kubabwira, ariko nkumva nanone ntabwo nshaka gukoresha igihe kinini cyane. Ariko ndakubwira ko nugira ikibazo ugeramo uzasoma Bibiliya.
hari igihe uzatabaza abantu bode ntabwo bagutabaye byihuse, nunasenga Imana ntihite gusubiza ako kanya, uzasoma ijambo ry'Imana, habamo ukuri, habamo ukuri, habamo ibisubizo, amagambo aruhura umutima, habamo. Ndakeneye kugira ngo uzasome ijambo ry'Imana, numara gusoma ijambo ry'Imana usenge, ngo kuko nta bindi bikora ibyo byose usibye gusenga no kwiyiriza ubusa. Mwene data, nta jambo Imana yavuze ritazasohora, kandi ukomeze wizere ibyo umwana Imana yavuze bizasohora. Reka dusenge kugira ngo Imana iduhe imbaraga zo kugira kwizera gushikamye, hanyuma natwe bya bindi twasezeranyijwe bizasohore, kandi ntabwo ari kure, ni vuba cyane bigasohora. Hanyuma ngo niyo yakurebanye imbabazi yonyine, yakubwira ngo ubeho, ntabwo yakubwiye ngo ubereho ibyaha, yakubwiye ngo ubereho kumuhamya. Reka rero dusenge kugira Imana iduhe guhamya, iduhe kugira kwizera gukomeye, hanyuma kuri wa munsi natwe tuzagabane ku by'abandi, kuri wa munsi tuzahabwa ikamba ryasezeranywa bihanganye. Reka dusenge mu izina rya Yesu. Ndagushimira Imana yacu, ngushimiye kuri Imana igira neza, uri Imana y'urukundo, uri Imana ikomeye, ntawe twakugereranya nawe kubera ko urahambaye, urakomeye. Aho byari bigoye waratabaye, warahabaye, aho abantu baduteranye warahabaye, icyo gihe turabyibuka wabanye natwe, uba mu ruhande rwacu. Ibyo byose biduha icyizere cy'uko ugikomeje kubana natwe. Data mwiza rero, dore twongeye kwiga ko hahirwa uwizeye, kuko ibyo wamubwiye aribwo uzabisohoza. Tugeze icyifuzo, dukomereze kwizera. Uyu mwene data ukurikiranye inyigisho, mukomereze kwizera. Ndakwingize kugira ngo mukomereze kwizera, kugira ngo nawe azagabane kuri wa munsi, kubera ko ujya utanga umugisha kandi ujye utugenderera Kristo. Reka rero utange umugisha, utange gukomera, kandi ntabwo nasoza ntabasabiye kugira ngo ibyifuzo bafite ubibasubize mu izina rya Yesu. Hari ibyifuzo byo kwishyurirwa amadeni, ibyifuzo byo kwishyurirwa amafaranga y'ishuri, ibyifuzo bigiye bitandukanye, bashyigikire, ubahe gusubizwa mu izina rya Yesu, ubacire inzira, kuko Imana ica inzira. Bisabye kwa Yesu Kristo umwami wacu, amen.